cya kindi cyatuzengereje tukakivuga, ibindi bisigaye tukabwira Yesu tuti Yesu ni wowe utuzi, ni wowe uturebera imbere aho tutabasha kureba. Ibi dusabye twebwe intekerezo zacu zarangiritse. Data, ntibibeho uko dushaka ahubwo bibeho kugize gute? Uko ushaka. Icyo kintu cyitwa indulgensia, ni ikintu cyaje mu kinyejana cya 13 kizanywe na Kiliziya Gatolika kugira ngo abantu bumve batuje. Mwebwe nimuze, nubwo wakoze ibibi, twe dufite uburyo twagusengera tukaguhuza n'Imana, ibyaha byawe ukabibabarirwa, wowe twizere. Abandi ubu bafite ibintu bitandukanye bakora, usigaye ugenda ukajya gushaka bishop, yarangiza akakubwira ngo banza watura ibyaha byawe imbere yanjye, ukamubwira naribye, narishe, narasambanye, yarangiza agahita akubwira ati ndaje mbikugiremo Imana muhuze nge ndi inshuti yayo. Urajya mu ntebe ya penetensiya, padiri akakubwira ati bivuge byose, ukabimubwira akakubaza ati ntacyo usize, uti ntacyo. Padiri yarangiza akagukora ku mutwe ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Uyu munsi wa none usanga umuntu ubuzima bwe aho kubuzirika kuri Yesu Kristo umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, ubu dufite abantu ubuzima bwabo babuziritse kuri Mariya. Aho hantu muzaba mwaciye, nimutega amatwi ijambo ryanjye rivuga, igihe kizagera mugaruke mu nzira y'ukuri. Barangije babwira Imana ngo n'ayo matwi ntituzagira gute? Ntituzayatega. Nta kimana ishobora gukorera umuntu wihitiyemo ibinyoma kandi abibona, ntacyo. Yohana 14, Yesu yatunguwe nuko n'abigishwa be bamubwiye ngo inzira ntibayizi. Areba Tomasi aramubwira ati Tomasi, erega iyo nzira ndimo kuvuga muyimazemo iminsi. Tomasi ati ndakurahiye. Nshuti zanjye, muri iki gice cya Yohana 14 Yesu yongeye kuvuga ku kintu cya 5, ibimenyetso byo gukunda Imana kutaryarya. Yesu yabivuzeho, abantu bose, buri dini ryose rifite ukuntu ryagennye ibimenyetso by'abantu bakunda Imana. Muri ADPR no mu yandi madini ya kirokore, iyo uhuye n'umuntu yambaye agatambaro keza cyangwa ugahura n'umuntu yambaye kositimu cyangwa ishati na karuvate, ukumva umuntu yanize ijwi yarasaraye, uhita ubyumva ko asenga Imana mu ijwi riranguruye. Wajya kubona ukabona arimo arasenga, ukabona amarira araje, ugatangira uti Imana, ubwo mugiye gusengera ibiryo, agatangira ati Mwami Uwiteka urongera uratugaburiye, Mana uri nziza gusa, ubu se nakunganya nande rwose, ntacyo utakoze, Mana yacu we, utagukunda kunda iki? Sengesho waryumva ukavuga uti umuntu usengera ibiryo gutyo ubu ntiyibera mu ijuru. Ugakubitana n'umudivaniste afite ibitabo 6 mu kwaha. Kubitana n'umwisilamu yambaye ikanzu n'ingofero, ahangaha haraje akamenyetso, no ku maguru yombi haraje utumenyetso kuko apfukama inshuro nyinshi. Ugahita uvuga uti ariko nkurikije umuntu upfukama inshuro 6 koko buriya ntakunda Imana. Hari igihe ukubitana n'umukirisitu w'umugaturika avuye mu ruhango hamaze iminsi 3, agakomereza ikibeho azahamara icyumweru, imodoka yajya gukora agisida yafata feri, ukabona hinduye akantu k'ishapura agiye kukanda ati Bikira Mariya aba hafi y'abantu bawe. Wamusura iwe ugasanga afite umusaraba ku nzu ye, avuga ati twebwe turindwa n'umwami Yesu. Wamwegera ukumva arimo araririmba ngo komeza inzira wagize gute? Watangiye. Ukavuga uti rwose hari abantu bafite ibimenyetso byo gukunda Imana. Hari abandi noneho bavuga bati mu madini Imana ntikibamo, Imana isigaye iba mu bihanamanga. Ugasanga umuntu ari ahantu mu rutare agacurama agatambuka agahunga, yarangiza akakubwira ati neretswe Imana inkura ku cyavu inyicazanya n'iki? Wamureba ugasanga umusatsi warapfutse, ubwanwa bwarashokonkoye,
arimo arakanura, ari umumama yarataye abana, ugahita uvuga tuyakunda Imana kabisa. Umuntu wataye urugo n'uruhinja. Yesu yagaragaje ibimenyetso byo gukunda Imana. Yabikuye mu myenda n'amarangamutima, yabikuye mu bintu amadini akuruza abantu. Ndagira ngo nkubwire usome umurongo wa 15. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nshimire buri muntu wese uko Imana igenda ikora umurimo wayo mu mutima we, kandi Mwuka Wera akomeza abane namwe. Mbahaye ikaze, mikaze abari mu bagenzi banjye muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, kandi nanone mikaze buri muntu wese wifuza kumva ashaka Imana mu gihe nk'iki ngiki. Ku munsi w'ejo hari abantu nemereye impano. Ku munsi w'ejo nanone tuzongeraho abandi. Noneho vendredi nibwo nzatanga impano kuri abo bantu bose nzaba nazemereye. Uyu munsi dufitanye icyigisho gikomeye, nifuza ko buri muntu wese ashaka aho yandika, ndetse yarangiza agataha akagikoramo ubushakashatsi. Kandi ndashimira abana b'Imana, ejo basigaye kubw'ubushake bwabo bafata umwanzuro yuko bajya ku rutonde rw'abandi bazabatizwa. Ntabwo nabura kukubwira ko nawe uramutse ubishaka, iteraniro nirirangira, uwumva ashaka yuko yategurwa, agasengerwa, akigishwa, noneho akiteguzwa uburyo azabatizwa, waba afite icyo cyifuzo, biba bisaba ikintu kimwe gusa. Uramutse ubishaka urasigara. Iyo umaze gusigara turakwandika tukakubwira gahunda n'imyiteguro ikenewe. Ndagira ngo rero munyemerere dusenge, dutuze, twige ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya abana bawe turatuje, muri iki gitondo tugize umugisha udasanzwe wo kumva imigambi myiza udufiteho. Tuje imbere yawe kugira ngo tugire ibyo tugusezeranira, kandi tuje imbere yawe kugira ngo inkomyi iri muri twe yigizweyo, kugira ngo uyu mwanya ube umwanya wo gutekereza, ube umwanya wo gufata imyanzuro, ube umwanya wo gushima no kuguhimbaza mu mitima yacu. Ubwo tugiye kubumbura ibyanditswe byera, utugenderere, ntihabeho kurangara cyangwa guta intego. Buri muntu wese atumbira ibyamugirira akamaro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gitondo tugiye kwiga n'icyigisho kivuga ngo ibintu by'ingenzi byatuma umenya inzira, ukamenya ukuri, ukabona n'ubugingo. Ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho byatuma ubona inzira, umenya ukuri, kandi warangiza ukazabona n'ubugingo. Nshuti zanjye, muri iki gitondo ndagira ngo twihutire kujyana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 14. Aya magambo Yesu ayavuga yari amaze kumenya ko asigaje iminsi mike ku isi. Yari abizi yuko inama zatangiye kumwigaho. Mwuka Wera wari uri muri we yatumaga amenya ahazaza, akamenya abari mu bugambanyi. Yesu yatunguwe no kubona icyo gihe kigeze, hari ibintu atarasoza. Kubw'ibyo rero, guturuka muri iki gice cya Yohana cya 14, muzabona ko Yesu yatangiye kubwira abigishwa be amagambo menshi mu kanya gato. Yesu yatangiye gukora ingendo nyinshi zegeranye, kandi Yesu yatangiye guca imigani ndetse atanga ibibwirizwa bye bisoza, kuko yari abizi ko igihe cye cyo kugenda kigize gute, gisohoye. Yatangiye guhangayikira abigishwa be.
yibaza uburyo ahazaza h'abigishwa be hameze. Kubw'ibyo rero amagambo ari muri Yohana igice cya 14, Yesu yagaragaje ingingo z'ingenzi, ndetse muri iki gice cya 14 harimo ingingo 10 zishobora gufasha umuntu kuba yamenya ibigendanye n'inzira y'ukuri, kuba yamenya ukuri, ndetse no kuba yabuzabona ubugingo. Muri iki gitondo ngizo ingingo nifuza gusangira namwe. Umurongo wa mbere w'igice cya 14, Yesu yabonaga abigishwa be badatuje, arangije arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Amen. Iyo ibintu byanze, umuntu akaba abona hazaza he, abigishwa bari bajagaraye, mu ntumwa hari harimo crise. Yuda yari yaramaze amafaranga yiba, leta y'Abaroma yari irimo kubahiga. Si ibyo gusa kandi abatambyi n'abandi bantu bari barimo gukoresha ubunama. Mu materaniro Yesu yakoraga hari harimo abantu bigize abakiranutsi kandi ari abamaneko. Kuko ibyo rero cyari mu gihe cya crise. Umuntu iyo ageze mu gihe cya crise, wirinda guhagarika umutima, kuko iyo uhagaritse umutima uva mu biganza by'Imana ukisanga mu biganza bya Satani. Arababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye mugire gute, munyizere. Iyo guhagarika umutima byigijweyo, umuntu akizera Imana, ibyo yabonaga bidashoboka birashoboka. Aho yabonaga atagera aba ashobora kuhagera. Yesu arangije abwira abigishwa ngo mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Nshuti zanjye, iki gice kubera iminota mike dufite, ngiye kugenda mbabwira buri ngingo y'ingenzi. Nimureba neza, icya mbere Yesu yagaragaje abigishwa bagomba kugiramo ibyiringiro ni ukugaruka kwa Yesu. Yesu yarababwiye ati kandi byanga byakunda nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzagire gute, muzabeyo. Kugaruka kwa Yesu abantu benshi bavuga ko ari ihame ridakuka, ariko kugaruka kwa Yesu ni ibyiringiro by'umugisha. Yesu yagiye mu ijuru nubwo amadini amwe abihisha abantu. Yesu agiye kugaruka nubwo amadini amwe yabihisha abantu. Abantu benshi, nigeze kumva umuntu arimo kuvuga ngo Yesu ngo asubira mu ijuru, ngo ku musaraba ngo baramukubise, ngo abona biranze, ngo aracika, ngo azibeshya agaruke ngo bamwereke. Ariko ntago muzi ikipe mukina nayo. Bibiliya ivuga yuko abagaba b'ingabo, abatware, abanyapolitike bakomeye n'abanyamadini bakomeye, abantu babaye mu isi nta kintu bitayeho uretse kwita ku mubiri. Ngo Yesu natunguka ku bicu, bazabwira imisozi n'ibitare ngo ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Bazareba ibitare babibwire ngo nimuduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe. Igihe Yesu yajyaga gupfa, umuntu yari yemererwa kumureba mu maso no kumucira mu maso. Abantu bari bemererwa kumukubita no kumubwira ngo nafombore, nakore tombora amenye umukubise. Kubera yuko utigeze kumenya icyaha, Imana yari yamuhinduye icyaha ku bwacu. Yesu washoboraga no kumuciraho imyenda bigakunda. Ariko agiye kugaruka yambaye imyenda ya cyami utakwegereza akaboko. Azaba afite amaso yo guca urubanza. Abantu bagiye bagira umwanya wo gushaka mu maso h'Imana, nibo bazabasha gutumbira Yesu mu maso. Impanda ye izavuga, azohereza abamarayika bateranye intore ze zivuye mu birere bine. Nibarangiza babahuriza imbere y'umwana w'intama, azarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Kandi kubera ko azaza ari umwami w'abami, ntabwo abami b'isi bagiye barangarana abantu b'Imana bazabasha kumureba. Kugaruka kwa Yesu biradusaba imyiteguro ishyitse. Ariko nanone ntukeneye kwitegura kugaruka kwa Yesu gusa, ukeneye no kwitegura kugaruka k'urupfu rwawe.
kubera ko Imana yagiye kurinda impfu nyinshi, yagiye irinda ubuzima bwawe kugira ngo ugire urwego runaka ugeraho. Ariko nagira ngo nkubaze, Yesu aramutse atanagarutse uyu mwanya, ufite ibyiringiro by'agakiza ku buryo uramutse upfuye uyu munsi wazazuka mu muzuko w'abakiranutsi ukitegereza Yesu mu maso? Niba iyo myiteguro idahari, ufite ikibazo. Yesu yakomeje abwira abigishwa be, ababwira amagambo akomeye yuko abantu bagomba kuba bamenya inzira ibageza ku bugingo. Umwigishwa umwe wa Yesu witwa Toma abaza Yesu ati, databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Hari abantu benshi batazi inzira ijya mu ijuru. Niyo mpamvu hari inyigisho z'ibinyoma n'amadini menshi. Niyo mpamvu hari imyumvire itandukanye ku Mana imwe. Niyo mpamvu hari imyumvire itandukanye ku mubatizo umwe. Bibiliya yaravuze ngo hariho umwami umwe, kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Ariko uyu munsi wa none kwizera ni kwinshi nk'uko amadini ari menshi, imibatizo ni myinshi nk'uko abatubuzi ari benshi, inzira zabaye nyinshi nk'uko imyumvire y'abantu nayo ari myinshi. Ariko ntabwo ariyo gahunda y'Imana. Muri wowe niba ushaka guhinguka ku nzira y'ukuri, ugomba kumva ufite ikibazo cyo kumenya inzira y'ukuri yariyo. Umunsi umwe bari barimo gusebya ubukristo, noneho Pawulo agiye kwisobanura, yari yaramaze kwihana, arangije aravuga ngo iyo nzira mwita igice niyo njyewe nsigaye mbarizwamo. Kubw'ibyo rero, iyo Bibiliya ivuze inzira, ibivuze iyobokamana cyangwa imisengere cyangwa idini. Ntabwo amadini yose azajya mu ijuru, ahubwo mu madini atandukanye Imana ifitemo abantu bayo bazajya mu ijuru. Ariko abo bantu bagomba kujya mu ijuru, ibi byangombwa turimo kwiga, bagomba gutera intambwe ku yindi, ibi bintu bigasohorera mu buzima bwabo. Ibi bintu biri muri Yohana 14. Nshuti zanjye, ugomba guhangayikira kuba wumva ushaka kumenya ukuri. Hano uyu munsi ndaza kuza gukoresha Bibiliya zitandukanye, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, mu rwego rwo kugira ngo tuze gusangira ikinyarwanda mwese mwumva. Kubera icyo ari ngombwa yuko umuntu amenya inzira. Murebe muri Bibiliya zanyu, muri Yeremiya igice cya 6. Yeremiya igice cya 6, Bibiliya iravuga ngo iki? Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16. Uhoraho avuze atya, nimuhagarare ku mihanda mutekereze. Icyambere, hagarara ku mihanda, nimuhagarare ku mihanda mutekereze neza, mubaririze inzira abasokuruza banyuzemo. Basokuruza bavuga ni bande? Ni Mose, ni Eliya, ni Yesaya, ni ba Daniyeli, ni Aburahamu. Banza uhagarare wipfa kwirukanka, hagarara ku mihanda ubanze utekereze neza. Numara gutekereza, ubaririze inzira basokuruza banyuzemo. Inzira y'amahirwe ni iyihe? Noneho rero nimuyikurikire, bityo muzabonaho muruhukira. Ariko baravuga bati, ntituzayikurikira. Nashyizeho n'abarinzi kugira ngo babarinde. None rero muritonde nimwumva ihembe rivuze. Ariko baravuga ngo ntabwo dushaka kuryitaho. Imana ifitanye ibibazo bibiri n'abantu. Icyambere, nta muntu ukicara ngo akore ubushakashatsi abanza avuge ngo iri dini nsengamo ryaje gute, ryazanywe nande, iri dini ryavutse habaye iki, ese uwarishinze agendereye iki, mu buzima bwe akora ashaka ubwinshi bw'abayoboke cyangwa akora ashaka ubwinshi bw'abazajya mu ijuru. Ibyo bintu ni ibintu ugomba kwibaza mu gihe uhagaze ku mihanda, mu gihe amadini yose amarembo yayo afunguye imbere yawe. Gutekereza, kubaririza inzira abantu b'Imana ba kera bacagamo, ndetse no kunyura mu nzira umutima nama uzaruhukiramo.
ariko abantu basubije Imana ibintu bibiri. Barayibwiye ngo iyo nzira turimo turayibona ngiyi ntago tuzayicamo. Barangije babwira n'Imana ngo kandi Imana irababwira iti byibuze inzira kuyizamo birabananiye, idini ry'ukuri kurizamo birabananiye, byibuze nimwitoze gutega amatwi icyo ijambo ryanjye rivuga. Aho hantu muzaba mwaciye nimutega amatwi icyo ijambo ryanjye rivuga, igihe kizagera mugaruke mu nzira y'ukuri. Barangije babwira Imana ngo n'ayo matwi ntituzagira gute, ntituzayatega. Nta kimana ishobora gukorera umuntu wihitiyemo ibinyoma kandi abibona, ntacyo. Yohana 14, Yesu yatunguwe nuko n'abigishwa be bamubwiye ngo inzira ntibayizi. Areba Tomasi aramubwira ati Tomasi, erega iyo nzira ndimo kuvuga muyimazemo iminsi. Tomasi ati ndakurahiye. Nshuti zanjye, muri iki gice Yesu yavuze ku kintu cya gatatu. Yesu yarabyeruye ku murongo wa 6, arangije avuga ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ariko arenzaho amagambo akomeye abanyamadini batajya bashaka ko abayoboke babo bamenya. Yesu yahise avuga ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yari abizi ko hazaboneka abatubuzi bazashaka kuba abakomisiyoneri bajye hagati y'Imana n'umunyabyaha. Bajye babwira umuntu bati dore warasambanye cyane kandi Imana inyeretse yuko uzapfa mu kwezi gutaha, zana amafaranga ngo usengere, nimara kugusengera ngo uhuze n'Imana. Ubu ku isi hari idini rimwe rishinzwe guha abantu imbabazi z'ibyaha bakoze, ibyo bakora n'ibyo bateganya kuzagira gute, kuzakora. Icyo kintu cyitwa indulgensia. Ni ikintu cyaje mu kinyejana cya 13 kizanywe na Kiliziya Gatolika kugira ngo abantu bumve batuje. Mwebwe nimuze nubwo wakoze ibibi, twe dufite uburyo twagusengera tukaguhuza n'Imana, ibyaha byawe ukabibabarirwa, wowe twizere. Abandi ubu bafite ibintu bitandukanye bakora. Usigaye ugenda ukajya gushaka bishopu, yarangiza akakubwira ngo banza watura ibyaha byawe imbere yanjye. Ukamubwira naribye, narishe, narasambanye. Yarangiza agahita akubwira ati ndaje mbikugiremo Imana muhuze nge ndi inshuti yayo. Urajya mu ntebe ya penetensiya, padiri akakubwira ati bivuge byose. Ukabimubwira akakubaza ati ntacyo usize, uti ntacyo. Padiri yarangiza akagukora ku mutwe ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Uyu munsi wa none usanga umuntu ubuzima bwe aho kubuzirika kuri Yesu Kristo umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, ubu dufite abantu ubuzima bwabo babuziritse kuri Mariya. Ndakuramutsa Mariya rwose wuje inema. Bajya kuri soza bakavuga ngo kuri ubu n'igihe tuzagira gute, indirimbo zivuga ngo azaturengere. Ariko mbabaze, Mariya ari mu ijuru cyangwa ari mu isi? Nyuma yuko Yesu apfa, Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe, umubiri we uracyari hano ku isi. Petero intumwa ya Yesu kuva yagwa i Roma, umubiri we uri hano ku isi. Abantu bakomeye bariho mu gihe cya Yesu na Lazaro, Yesu yazuye. Lazaro nawe yarongeye arapfa, ari hano munsi y'ubu butaka. Kubw'ibyo nta muzuko speciale wigeze ubaho nyuma yuko Yesu agira gute, nyuma yuko Yesu asubira mu ijuru, ngo bari umuzuko wazuye abanyabyaha runaka cyangwa abakiranutsi runaka, ntawo. Ariko ndakuramutsa Mariya, indirimbo, ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Ntabwo Imana yari ifite Mariya mu bitekerezo byayo, Imana yari ifite inyoko muntu mu bitekerezo byayo. Bibiliya ibimbwira neza mu Migani, Imigani y'igice cya 30. Tujyane muri Bibiliya, Imigani igice, reka dufate igice cya 8. Imigani igice cya 8 umurongo wa 30. Bibiliya iravuga ngo iki? Yesu yari arimo kugaragaza
igihe Imana yashyiragaho imfatiro z'ibintu byose, Yesu ari we witwa bwenge yari arimo kugaragaza aho yari ari. Noneho arangije ku murongo wa 29, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremewemo guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Amen. Yesu yeruye akiri mu ijuru, ikintu cyagombaga kumunezeza ni ukubana n'abantu. Igihe Yesu yavukiraga mu isi, Bibiliya iravuga ngo uzamwita izina Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe n'iki? N'abantu bayo. Ndetse nagira ngo mbabwire yuko igihe ubuzima bwa Yesu bwari mu kaga, Yesu ntago yigeze avuga ko Imana izazamura Mariya ngo abantu basigara ari we basaba, ahubwo Yesu yavuze yuko Imana izohereza umufasha ari we Mwuka Wera. Mwuka Wera yagombaga gukora ibintu biruta ibyo Mariya yagombaga gukorera itorero. Niyo mpamvu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa batubwira igihe intumwa zakiraga Umwuka Wera, Mariya nawe yari ari kumwe nabo. Uyu mubyeyi nawe yari afite ikibazo gikomeye, kandi nawe yifuzaga kwakira imbaraga. Igihe abigishwa bajyaga mu cyumba cyo hejuru, ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 14, Yesu amaze gusubira mu ijuru, abigishwa bagiye guteranira mu cyumba cyo hejuru, aho bagombaga gukora ibintu bitatu: gusabana imbabazi, kwibuka umuhamagaro wabo, kwiyegurira Imana no gusaba Umwuka Wera ngo abahe imbaraga. Byagenze gute? Umurongo wa 14 igice cya mbere, abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Muvuge ngo amena. Yesu amaze gusubira mu ijuru, Mariya nawe yaragoswe n'intege nke. Icya mbere, intege nke zo kuba umupfakazi zari zaramuremereye, ariko none w'intege nke zo kubura umwana umwe yari yarabyaye cyari ikibazo. Ahazaza h'ubuzima bwe ntiyaharebaga. Kubw'ibyo, nk'uko Petero yari akeneye kwihana, Yohana yari akeneye kwihana, Mariya nawe yari akeneye gusenga umwami Yesu kugira ngo abone imbaraga. Byarangiye gute? Abigishwa ko batigeze babwira Mariya ngo dusengere duhuze n'umwana wawe? Byarangiye gute uburyo Mariya asigaye ahuza abantu na Yesu? Yesu yarabyeruye, Yohana 14, nta muntu n'umwe uzajya kwa data atari njye ngize gute? Atari njye mujyanye. Pasiteri ni mwiza, afite ibyo yagufashije. Bishop ni mwiza, afite ibyo yagufashije. Padiri afite ibyo yagufashije. Ariko si byo bivuze yuko ari hagati yawe n'Imana. Ntabwo bishoboka. Yakobo yarose urwego, abamarayika baruzamukiragaho barumanukiraho, arangije abona urwo rwego rufashe mu ijuru, asobanukirwa neza ko Yesu ari we washushanyaga urwego. Nta muntu uzazamuka ngo atere intambwe ijya mu ijuru, nta n'imigisha yava mu ijuru ngo imanukire mu isi idaciye mu izina rya Yesu. Yesu yakomeje muri Yohana 14 abwira abigishwa be, ababwira amagambo akomeye, ababwira uburyo bwo gusaba bwizewe. Umurongo wa 14 w'igice cya 14 cya Yohana, Yesu arangije abwira abigishwa be ngo nimugira icyo musaba cyose mukagisaba mu izina ryanjye, nzagira gute? Nzagikora. Abantu bafite ibintu bakeneye, ariko nagira ngo mbabwire, hari ibintu utajya gusaba mu izina rya Yesu. Gusaba mu izina rya Yesu ntabwo ari ugutondeka ibintu ukeneye ngo nujya kubisoza uvuge ngo mbisabye mu izina rya Yesu. Reka da. Gusaba mu izina rya Yesu ni ukureba ikintu Yesu yagusabira muramutse mwicaranye. Ushobora kuba urimo gusaba Imana ngo iguhe imodoka, Imana yikabona ukeneye inzu yo kubamo kuko uri hafi gupfa, abana bawe bagasigara bakodesha. Kubera
ko imana yacu ireba kure. Imana irabizi yuko dusaba nabi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nugera imbere y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe. Mu magambo make, jya urinda ibitekerezo byawe. Aya magambo nayasomye mu Mubwiriza arantangaza. Umubwiriza igice cya 5, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Umubwiriza igice cya 5 umurongo wa 1, ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Twebwe tugomba kugera imbere ya Yesu amagambo yabaye make. Cyokoze cya kindi cyatuzengereje tukakivuga, ibindi bisigaye tukabwira Yesu tuti Yesu ni wowe utuzi, ni wowe uturebera imbere aho tutabasha kureba. Ibi dusabye twebwe intekerezo zacu zarangiritse. Data, ntibibeho uko dushaka, ahubwo bibeho uko ugize gute, uko ushaka. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, buriya Imana ni nziza cyane. Mu ijuru tuzabona ibintu Imana yishe kugira ngo turame. Umuntu yigeze kumpa amafaranga, arambwira ati ndagukunda, mbona uri umukristo uri inyangamugayo, ndashaka yuko winjira mu kazi ko gucuruza amabuye y'agaciro. Arampamagara nyoherezaho umuntu, turavugana, nanjye nshaka umuntu wari uzaho ibirombe biba. Nditegura, muri iyo minsi nari nashyushye ngenda nidunda, mvuga nti ubuzima ngiye kubushyikira. Naganiraga n'abantu nkabona umuntu aciye mu kimodoka kiruta icy'abaminisitiri, nkahita nkora projection nanjye nkarota ari nge ngitwaye, nkavuga ni nanjye nzabaho tu. Ariko Imana ntiyari yabishimye. Nasenze Imana nyibwira ngo izamfashe kugira ngo ako kazi ngiyemo kazamgendekere neza rwose. Iryo sengesho Imana ntiyaryumvise. Imana yarebye ahazaza isanga ahazaza hanjye hazangirika, n'ubuzima bwanjye bushobora gutakariramo. Ishaka uko ibigenza, umutima namurabanza urambuza ndanga. Byarangiye buri buke njya gufata amafaranga, mpamagara ugomba kuyama, ndamubwira ni gahunda ni mu gitondo. Iryo joro nakubiswe n'ikintu cyitwa malariya, ntubwenge, ndagenda ndwara ibyumweru 2, nta muntu uzi ko narembeye mu buriri. Uwo twagombaga kujyana kurangura aragenda, uwagombaga kumpa amafaranga aratangira agira ubwoba yuko nshaka kugambanira amafaranga ye ngo bazayibire mu rugo. Nyuma y'ibyumweru 2 ntangiye koroherwa, nahuye n'uwo twagombaga kujya kurangurana, agaruka baramukubise ikirombe cya fake. Yagarutse yahombye ku buryo uwe n'uwo bakoranaga barahombye ku buryo ayo mabuye bayasubijeho bayamenayo, kuko nta n'ikintu cyari kirimo. Umuntu arangije araza arambwira ati Imana yagukingiye. Bahita bambwira ko wa muntu wari ugiye kumpa amafaranga ari umurakare, ifaranga ryaho kugira ngo ribure yanakwica bakagushyingura. Nabwiye Imana ni Imana ujye ubyica nk'uku nguku. Ubu rero kuva icyo gihe ntabwo amarangamutima yanjye nsunika mu gusenga, kuko amaze kugira experience yuko ibintu Imana yica kuri nge biba ari ibintu bigaragara ko ari byiza, ariko hirya bihishe akaga. Ndagira ngo mbabwire bashiki banjye barumuna banjye, hari ibintu musenga Yesu yaba ari iruhande rwanyu akavuga ati aba ni abapfu ntibazi ibyo basaba. Imana ikaguhindurira icyo ukeneye, Yesu akaguha ikindi kitari icyo ukeneye. Mwitonde cyane, iyo wanze kumvira Imana yitegura no kuzana ibibazo kugira ngo bya bibazo bikubuze kujya aho washakaga kujya. Ariko ntabwo ari byiza gutozwa n'ibibazo, ni byiza gutozwa n'umutima nama n'umwuka wera. Kuko ibyo rero Yesu yabwiye abantu yuko bagomba gusaba ibintu mu izina rye. Uyu munsi hari amadini menshi yagiye yerekana yuko Yesu ntacyo amaze, bagatondeka urutonde rw'amasengesho aterereza Yesu, aterekana ko Yesu ari we ufite ubwenge bwo kubahitiramo. Ayo madini yose mubimenye, uyu munsi mbatangarije imbere ntitaye ku idini usengeramo, ni muri Yesu Kristo Imana yaciye inzira,
kandi niba ushaka urwego ruguhuza n'Imana, ibyo biri muri Yesu Kristo, kuko nta rindi zina abantu bahawe ryo gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo. Ibindi byose ni ibintu abanyamadini bazanye kugira ngo bafate igice runaka cy'isi bakigumane, ariko ku munsi w'urubanza ngo abantu bazareba mu maso ha Yesu bababazwe nuko bamurangaranye. Wirangarana Yesu, mubyaza umusaruro. Muri iki gice cya Yohana 14 Yesu yongeye kuvuga ku kintu cya gatanu, ibimenyetso byo gukunda Imana kutaryarya. Yesu yabivuzeho, abantu bose, buri dini ryose rifite ukuntu ryagennye ibimenyetso by'abantu bakunda Imana. Muri ADPR no mu yandi madini ya kirokore, iyo uhuye n'umuntu yambaye agatambaro keza, cyangwa ugahura n'umuntu yambaye kositimu cyangwa ishati na karuvate, ukumva umuntu yanize ijwi yarasaraye, uhita ubyumva ko asenga Imana mu ijwi riranguruye. Wajya kubona ukabona arimo arasenga, ukabona amarira araje, ugatangira uti Imana, ubwo mugiye gusengera ibiryo, agatangira ati Mwami Uwiteka urongeye uratugaburiye, Mana uri nziza gusa, ubu se nakunganya nande rwose, ntacyo utakoze, Mana yacu we, utagukunda kunda iki? Sengesho waryumva ukavuga uti umuntu usengera ibiryo gutyo ubu ntiyibera mu ijuru. Ugakubitana n'umudivaniste afite ibitabo 6 mu kwaha. Kubitana n'umwisilamu yambaye ikanzu n'ingofero, ahangaha haraje akamenyetso, no ku maguru yombi haraje utumenyetso kuko apfukama inshuro nyinshi. Ugahita uvuga utari ko nkurikije umuntu upfukama inshuro 6 koko buriya ntakunda Imana. Hari igihe ukubitana n'umukirisitu w'umugaturika avuye mu ruhango hamaze iminsi 3, agakomereza ikibeho azahamara icyumweru, imodoka yajya gukora agisida yafata feri, ukabona hinduye akantu kishapura agiye kukanda ati Bikira Mariya aba hafi y'abantu bawe. Wamusura iwe ugasanga afite umusaraba ku nzu ye, avuga ati twebwe turindwa n'Umwami Yesu. Wamwegera ukumva arimo araririmba ngo komeza inzira wagize gute, watangiye, ukavuga uti rwose. Hari abantu bafite ibimenyetso byo gukunda Imana, hari abandi noneho bavuga bati mu madini Imana ntikibamo, Imana isigaye iba mu bihanamanga. Ugasanga umuntu ari ahantu mu rutare, agacurama agatambuka agahunga, yarangiza akakubwira ati neretswe Imana, inkura ku cyavu inyicazanya n'iki. Wamureba ugasanga umusatsi warapfutse, ubwanwa bwarashokonkoye, arimo arakanura, ari umumama yarataye abana. Ugahita uvuga tuyakunda Imana kabisa, umuntu wataye urugo n'uruhinja. Yesu yagaragaje ibimenyetso byo gukunda Imana, yabikuye mu myenda n'amarangamutima, yabikuye mu bintu amadini akuruza abantu. Ndagira ngo nkubwire usome umurongo wa 15. Yohana igice cya 14 nicyo turimo kwiga uyu munsi, ntago turi bujye kure yaha. 14 umurongo wa 15, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Numara kwitondera amategeko y'Imana, ibyo bikabyo byose idini ryawe rigusaba uzabikore. Numara kubahiriza amategeko 10 y'Imana, wa mudivaniste we, yewe uzareke inyama, uzareke kunywa amazi adatetse, uzareke ibyo birakureba. Ariko icyambere Imana ikicungana nacyo ni amategeko 10 yayo. Yewe nushaka uzasengurira, nushaka uzambara agatambaro, yewe nushaka uzavuge ngo Imana yakugendereye irakwiyereka. Ariko ikimenyetso cy'uko umuntu akunda Imana ni kimwe, n'aya mategeko. Iyo tugeze ku mategeko y'Imana rero, ukubitana n'umuyobozi w'idini akakubwira ngo yavuyeho, igihe Yesu yarari ku musaraba yarabibambye ibintu by'amasabato, ukamubaza uti se uriba? Ati toka satani kwa jina la Yesu, njyewe ntago niba. Bibiliya ntagatifu igaragaza neza agaciro k'amategeko y'Imana. Bibiliya ntagatifu kuva igice cya 20
hari amagambo akomeye cyane. Kuva igice cya 20 harimo amagambo atangaje, kuva n'iyimuka Misiri, amategeko 10 y'Imana. Hano banditse nuko Imana ivuga aya magambo yose iti, ni njyewe Uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara, nta mana zindi uzagira kereka njyewe. Iryo rirasobanutse. Itegeko rya kabiri, ntuzikorere ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose. Itegeko rya kabiri muri Bibiliya ntagatifu rivuga ko nta muntu ugomba kurema ikibazanyo ngo agipfukamire. Ariko njya nibaza, iyo umuntu afashe ikintu cyakozwe n'abana b'abantu, icyo kintu bakacyita Yesu, ikindi bakacyita Mariya, ikindi bakacyita Yosefu, abantu bakazaza babizi imbere bakabyikubita imbere. Ubu iyi Bibiliya koko ntago baba bayifite. Iyi Bibiliya hasi barimo gusobanura umurongo wa mbere n'uwa kabiri, amagambo y'ubusobanuro baranditse ngo amategeko 10 y'Imana. Ayo mategeko ni ay'ingenzi mu isezerano rya kera. Bibiliya iyarondora ukubiri. Hano mwivugurura igice cya 5 hari nubwo bayita amagambo 10 y'Imana. Amagambo 10 y'iki? Y'Imana. Mu magambo make, biragoye gutandukanya amategeko 10 y'Imana n'amagambo y'iki? Y'Imana. Hano barakomeje barandika ngo dukwiriye gutandukanya amategeko ubwayo avugwa mu magambo make. Urugero, nta mana zindi uzagira kereka njyewe, ntuzasambane, ntuzibe, n'ibisobanuro bijyana namwe muri yo. Icy'ingenzi ni ukumva ko amategeko yigisha Abisiraheli uko bagomba kubaho nk'umuryango w'Imana. Amen. Ntibishoboka kuba umuryango w'Imana amategeko y'Imana yigishweyo. Barakomeje barasobanura ngo batunganya ibyo bashinzwe nayo, bakanabaho mu bwumvikane. Ayo mategeko 10 ni ishingiro ry'iyobokamana ryahishuriwe Musa. Yesu nawe ntiyaje kuyavanaho, ahubwo yaje kuyuzuza. Amen. Aya ni amagambo ndimo gusoma abagatulika barimo gusobanura Bibiliya yabo munsi hasi. Barimo gusobanura impamvu Imana yatanze amategeko 10. Icya mbere, Yesu yaje kuyuzuza. Icya kabiri, niyo shingiro ryo kugira ngo umuntu abe mu muryango w'Imana. Ikindi, niyo shingiro ry'iyobokamana. Bakomeje bavuga amategeko. Bavuga itegeko rya 3, ntuzavugire izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe. Itegeko rya 4, urajye wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana, uzakora imirimo yawe yose mu minsi 6, naho umunsi wa 7 ni isabato y'Uhoraho Imana yawe. Ntuzagire umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umukobwa wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe. Kubera iki isabato yanditse hano muri iki gitabo? Kubera iki idakurikizwa? Nujya muri gatigisimu uzasanga gatigisimu yarahuye n'ubutubuzi, kuko Bibiliya ntagatifu yo yari yeruye. Bashatse kugira ibyo bahinduramo biranga, ariko ibyananiranye guhindura hano byarangiye bigeze muri gatigisimu. Kwibuka kweza umunsi w'isabato barabigobyoye babyita kuziririza umunsi w'Imana. Icyo nagira mbabwire ngiki, iyi sabato izakomeza kuba igipimo hagati y'abitwa abadivanisiti, hagati y'abayahudi, hagati y'abarokore n'abandi bantu abari bo bose. Kubera iki? Mu itegeko ry'isabato Imana yatanzemo ibintu 3. Icya mbere, mu mategeko yose muzasanga Imana yivuze mu izina mu itegeko ry'isabato. Icya kabiri, Imana ivuga ikontorora mu ijuru no mu isi. Imana yerekana ko ariyo yaremye. Ikindi kandi, Imana yerekanye purpose, umugambi uhishe mu isabato. Ni njyewe Uwiteka ubeza. Ntabwo ibintu byavuye mu kanwa k'Imana rero byagombaga gusazishwa nuko Abaroma babambye amaboko ya Yesu. Hoya, Yesu yavuze neza ibintu byinshi. Nshuti zanjye, aya mategeko arakomeye. Ariko kubera iki abantu batigishwa amategeko 10 y'Imana?
impamvu ni imwe. Impamvu nayibonye muri Yesaya igice cya 30. Kubera iki abantu batumvira amategeko y'Imana? Kuki abantu batabyigishwa? Ni ukubera iki? Yesaya igice cya 30. Yesaya 30 umurongo wa 10 haranditswe ngo babwira bamenya bati ntimukarebe, bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje, muhanure ibinyoma, muve mu nzira muteshuke, mutume uwera wa Isiraheli atuvamo rwose. Hari abantu badashaka Imana, babwira abahanuzi bati twebwe nta kibazo dufite. Umupasiteri agafata umuhanuzi akamubwira ati ndabizi yuko uhanura ibinyoma, wowe hagarara ku ruhimbi hariya uhanurira abantu ko bagiye kubona visa, bagiye kubona amafaranga, abakobwa bagiye kubona abagabo. Hanura yuko hari ibintu bigiye kubahanura, hanura ibintu biryoshye. Abantu bagahamagara umubwiriza bakamubwira bati ibintu byo kwihana no kubabarirwa, ibintu by'amategeko 10 y'Imana n'amasabato ubyirinde. Igisha abantu yuko Yesu agiye gukuraho inyatsizi wabo. Bwiriza ibintu biryohereye abantu. Mu gihe cya Yesaya hari abantu bameze gutyo. Yesaya bari baramuteye umugongo, abantu bamugeragaho ni bake, ariko abahanuzi b'ibinyoma ingo zabo zahoraga zuzuye. Ni nako bizakomeza kumera kugeza Yesu agarutse. Itorero ry'ukuri rizakomeza gukomeza amategeko y'Imana rifite guhamya kwa Yesu, ariko rizaba rifite ikibazo kimwe: abantu bake nibo bazaza baza gushaka uku kuri kw'ibyo twizera. Ubu se umuntu yaguhamagara ukaza kwiga iby'inyamaswa enye Daniel yarose, undi muntu arimo kwigisha uburyo Imana yatubuye agafu k'umupfakazi. Ubu waza ukaza kwiga uburyo abantu bazacirwa urubanza, undi arimo kwigisha yuko umupfakazi wari uremerewe Elisa yaramubwiye ngo suka amavuta, asuka amazi ahinduka amavuta, ajya kugurisha avamo amadeni. Niho abantu benshi bajya. Abantu Satani agiye kubategera mu bibazo bya buri munsi. Kubw'ibyo rero si uko abantu batazi ukuri, ahubwo nuko batagushaka. Kandi igihe kizagera abantu bavuge bati aho kugira ngo idini ryacu rikonje, Imana nirivemo isohoke, ariko tugumye dushyuhe, tugumye abantu bishime, abantu baze babyine. Hari insengero ubona ukagira ngo ni sauna, abantu bakaza bakitera hejuru. Hamagara Yesu ukamuhamagara, mumanure ukamumanura, mushyire ku mutima. Yesu ageze mu kirenge ukagitera, ageze mu kaboko ukagatera. Wajya kubona ukabona barirukanse ku buryo uramutse urwaye rubaga impande wajya mu gakira. Ariko ntimukagire ngo iyo umubiri wishimye bivuze ko n'umutima wishimye. Oya, umuntu umwe mperutse kubona arimo kubwiriza anaririmba mu idini rimwe, mwese mujya mubibona. Afite umuhungu uba ku byuma kuri sonorizasiyo ufite senti, ujya kumva avuze ijambo senti tan 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 tan, ubwo ava nkana agasimbuka akagwa aho ngaho muri. Abafite akamushwari yihanagura icyuya. Ubwo rero abantu mu cyumweru agira amateraniro nka 2. Abantu bakumbuye guseka bajyayo, bagaseka bakavuga bati uriya mwigisha ni mwiza, ngewe akora ibintu nge nkabona ndisekeye. Ninde wababwiye ko mu nzu y'Imana ari aho kubera komedi? Ibi bintu Imana izabibabaza. Nshuti zanjye, amategeko y'Imana nimuyemerere agira uruhare mu buzima bwanyu. Bitari ibyo ntago bizakunda. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Reka wenda nigarukire ku isabato gatoya. Izayi, Bibiliya ntagatifu niyo ngiye gusoma. Izayi igice cya 58 umurongo wa 13 n'uwa 14. Uburyo bwo guhimbaza isabato. Munega amatwi mwumve ibi bintu. Niwirinda kwica isabato no guharanira inyungu zawe ku munsi wanjye mutagatifu, ukita isabato umunsi w'umunezero,
umunsi mutagatifu w'uhoraho ukakubera umunsi w'icyubahiro, ukawubaha wirinda kugira umurimo ukora, wirinda guharanira inyungu zawe cyangwa guhihibikana mu bucuruzi bw'urudaca, niho uzagira umunezero muri uhoraho. Amen. Maze nzakujyane mu igare hejuru y'imisozi y'isi, ngutungisha umunani wa Yakobo umukurambere wawe. Nibyo rwose, uwo ni uhoraho ubivuze. Kuzamuka hejuru y'imisozi y'isi, Imana igiye gutanga gakondo mu bwami bwayo, bifitanye isano n'isabato. Icyo rero nagira ngo nkubwire, ntabwo mwese uko muri aha ngaha muri butangire gukomeza isabato, oya, kuko Imana yabahaye ubwenge, yabahaye umutima wo gushakashaka, yabahaye umutima wo kwicara mukagenzura icyiza n'ikibi mukihitiramo. Ariko hari icyo nshaka, uyu munsi tangiza urugamba mu mutwe wawe, wibaze ngo ariko ubundi gusenga ku cyumweru byaturutse he? Natwe abadivantiste dusenga ku isabato, kandi iyo bibaye ngombwa dukora iteraniro ku cyumweru. Ni nk'uko namwe mwakora iteraniro ku cyumweru no ku isabato, ariko isabato ni umunsi wihariye Imana yaremye. Reka njye ikintu mbabwira, hari igihe uza kwa muganga kwisuzumisha buri gihe uko ushatse, ariko muganga akakubwira ngo muri iyi minsi ubyitegure, uzabonana n'umuganga expert ushinzwe indwara urwaye. Ni nako natwe twemeza. Buri munsi natwe abadivaniste turasenga, mu gitondo turasenga, na nimugoroba turasenga, yewe no ku cyumweru mu gitondo turasenga mu ngo zacu, na nimugoroba turasenga. Tugira n'insengero zigira amateraniro ku cyumweru, ariko ku isabato ni umunsi udasanzwe uhoraho yikubitiye, awita umunsi we. Bibananiza iki kuba mwaruhuka isabato n'ubundi no mu yindi minsi yose mugasenga? Ibi bigaragaza ko umuntu nanone washaka gusenga ku isabato gusa, iyindi minsi ntasenge, aba afite ikibazo. Kuko Bibiliya iravuga ngo uko urya munsi urushaho kutwegera, aba ariho ko turushaho guterana kwera. Nshuti zanjye, ibi ni ibintu bitandukanye no gushaka abayoboke, ibi ni ibintu bitandukanye no gusebanya, ahubwo ibi ni ukugira ngo buri muntu wese ingingo z'ingenzi zijye mu mutwe we. Igitabo cyitwa Umugenzi, paje yacyo ibanza, nahasomye amagambo yantangaje. Iki gitabo kuri paje ya 5 ntabwo ari icy'abadivaniste, iki gitabo ni icy'abarokore. N'abadivaniste turagisoma, ariko ni icy'abarokore. Iki gitabo cyabayeho mbere yuko abadive, ADPR, abahamya ba Yehova n'abaki bose bavuka. Cyanditseho iki? Uwacyanditse ndabizi neza ko indirimbo, amayerekwa, ahazaza h'amadini ya kirokore byubakiye kuri iki gitabo. Paje ibanza, umwanditsi w'iki gitabo cy'Umugenzi niwe wanditse Umugenzi. Dore rero ubuzima bwe nk'uko buvugwa, yitwa Johanna Bunyan, yavukiye mu Bwongereza mu 1628. Se yari umucuzi kandi nawe yize uwo mwuga. Hasi reka nkomeze nihute. Akiri umusore, Johanna Bunyan yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoranaga umutima umurega, azi ko Imana izabimubaza. Umunsi umwe yumvise umuntu yigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Yumva ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti, urahitamo iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehenomu? Agira ubwoba bwinshi maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe, baganiraga iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo. Atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Isabato irimo ntabwo irimo. Isabato muri iki gitabo yiswe kuyica, byiswe gukora icyaha. Byagenze gute? Kugira ngo mu 1628 kwica isabato biba ari icyaha, tukaba tugeze muri 2025 isabato isigaye yitwa umudayimoni. Uganira n'umuntu ukamubwira uti nagira ngo tuganire ku butumwa bugendanye n'isabato, agahita akubwira ati nkuraho uwo mudayimoni wanyu w'isabato.
byagenze gute? Yesu ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ibi Yesu yabyerekanye, yerekana agaciro k'amategeko. Kandi inshuti zanjye, Yesu yagaragaje ikintu cya gatandatu, yuko umwuka wera adapfa guhabwa ab'isi keretse abahindutse. Yesu yagaragaje ko umwuka wera ari we mufasha w'ukuri, kandi yagaragaje mwuka wera ko Imana itapfa kuwusuka mu mitima yanduye. None umuntu arimo arikaraga akavuga ibintu ngo ni ururimi rwo mu ijuru, mu kanya yari arimo gukabakabana n'undi muntu, barimo gukabakaba mu majipo y'abakobwa. Mu mwanya abantu bajya gusenga, nta mwanya wo kwiyeza wabayeho, ntiyigeze asaba Imana imbabazi. Mu kanya yari arimo gukora mu masutiye y'abakobwa, wajya kumva baratangiye baravuze n'agatangira ihi ayla elohi oh amen 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 geroge akibaza abantu barangiza ngo ni ururimi rwo mu ijuru rwahe. Umuntu akabona umuntu arikaraze yikubise hasi. Abakobwa bamuzi bagahita bavuga bati rero uyu mukobwa ni umwesikoro, buriya korode yaje. Hari ibintu abantu bikora babatereta baje ngo babone yuko ari abantu b'Imana. Mwuka wera, Yesu yaravuze ngo ubwo azaza, ikintu cya mbere azakora azatsinda ab'isi. Icya kabiri, abemeza iby'icyaha n'iby'amateka. Mwuka wera iyo amanutse abaje kugira ngo anyemeze musoni ko ndi umunyantege nke, kugira ngo nimpagarara imbere yanyu mbabwiriza nibuke ko ndi umunyantege nke, uhagaze imbere y'abandi banyantege nke, cyokoze wabarushije amahirwe yuko Imana igiye kumucamo ikaganira n'abandi banyantege nke. Mwuka wera, ibi bintu mwita umwuka wera ngo byamanutse mu nsengero, bikazanamo akajagari katigeze kaboneka mu cyumba cyo hejuru igihe Yesu yozaga abigishwa b'ibirenge. Ibi bintu muzabibazwa. Yesu yagaragaje icyo mwuka wera agomba gukora. Ikintu cya karindwi, muri Yohana 14 Yesu yerekanye yuko kubaho kwa Yesu ari ubwishingizi bw'abana be. Murebe muri Yohana 14 Yesu umurongo wa 19, Yesu yavuze ngo iki? Hasigaye umwanya muto, ab'isi nibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Amen. Yesu yahaye ubwishingizi. Yari asize abigishwa be yari abasize nta konte bafite iriho amafaranga, n'utwari turi mu gakapu bagendanaga Yuda yari yaratwibye. Yesu yasize abigishwa be barasize bene wabo abari bazi kuroba, bari bamaze imyaka 3 badaheruka kuroba. Kubw'ibyo rero yari abasize, bo babona basigaye mu manegeka, bavuga bati ubuzima bwacu uyu mugabo yangije, ubu tuzongera dufatire he? Iyo Yesu ahamagaye umuntu, hari igihe ugera ukavuga uti ariko ibi bintu byo kuba umuntu w'Imana ubu ko mbona bincupiza, ubu nzagera kuki? Ubu ngubu ibintu byo kubaho nashobora kuba nakwigira nk'abandi bakobwa ngo nanjye ncomeke inzara, nanjye ngerageze ingohi nziconge. Hari n'ibindi bintu basigaye barazanye, sigakubitana n'umukobwa muturanye ukabona arananutse, wajya kubona ukabona ari kuri moto yabyibushye, ukibaza se byagenze gute? Wareba agatuza ukabona kegutse, ikibuno inyuma cyaje, ugatuvuga uti se iyi tekinike ni iyihe? Naho yahuye n'abahanjuzi. Ukibaza se uyu munsi noneho birangendekera gute? Wajya kubona ukabona ku munota wa nyuma Uwiteka aritamuruye akakwiyereka, ugatuvuga uti Imana uyu ni wowe utabaye, nta wundi utabaye. Imana yari yakwiyereka. Ubaha ijambo ry'Imana, wubaha amategeko y'Imana, Imana izazi kwiyereke. Mu bibazo hahandi abantu babona ibisubizo utazabibona, Imana izamanuka ikwiyereke. Yesu yongeye kugaruka ku bigishwa be, abereka agaciro k'ijambo rye. Umurongo wa 23 Yesu aramusubiza ati, aya ni amagambo Yesu yasubije Yuda Iskariyoti. Yuda Iskariyoti yabajije Yesu ngo databuja, bibaye bite kugiye kwiyereka, kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Amen. Iyo
wumvira amategeko y'Imana, Yesu araza akakwiyereka. Iyo wumvira ijambo ry'Imana, Yesu ntaza wenyine, azana na Data wa twese bakakwiyereka. Kubw'ibyo rero Yesu yasoreje ku kintu gikomeye. Yabonye ubuzima bw'ahazaza bw'abigishwa be ko nubwo bibwira ko bafite amahoro, nta mahoro ari mu isi. Arangije umurongo wa 27 aravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Cyari ikintu cya 10. Ikintu cya 10 Yesu yavuze ni ikintu kigendanye n'amahoro. Ukeneye amahoro mu mutima wawe. Muri izi ntambara zo mu minsi y'imperuka, muri izi ntambara n'amatiku by'amadini, muri izi ntambara z'umutima udushinja ibyaha twakoze kubera ko tutigeze dusaba Imana imbabazi, muri izi ntambara zo kurwana intambara yo kugira ngo ubeho kandi uzagira icyo umarira, wimarira ugira icyo umarira ababyeyi bawe, ukeneye guhamagara Kristo akagufasha. Ukeneye amahoro y'Imana kandi ukeneye kugendererwa n'Imana. Kubw'ibyo rero ibi bintu twize Yohana 14, Yesu yari abizi yuko umuntu wubashye ijambo ry'Imana, akubaha amategeko y'Imana, akaba afite umwuka wera, akaba ari mu itorero ry'ukuri, akaba ari umuntu utayoborwa n'amarangamutima, akaba azi gusenga mu buryo nyabwo, akaba azi umuhuza w'abantu n'Imana, uyu muntu byanga byakunda azagera ku bugingo buhoraho. Kubw'ibyo rero Yohana 14 irahagije ngo umuntu ahita amenya idini y'ukuri iyo ariyo n'idini y'ikinyoma iyo ariyo. Muri uyu mwanya ndagira ngo mbabwire impamvu tubayeho, ari naho dusoreza. Ndashaka guhamagara abanyeshuri 3 nzahemba cyangwa 4, ndakuramo 2 nzahemba. Tubereyeho iki? Hagira umuntu uhaguruka mbwira ikintu impamvu tubayeho. Kubera iki wanyu bakubyaye, kubera iki igihugu kigushoraho imbaraga, kubera iki kigo kigufasha, ubundi umuntu abereyeho iki? Hagira abantu batambuka, abakobwa 2 n'abahungu 2, ndatoramo abantu 2. Yego, nta ubonetse? Wabonetse wowe? Yego, tera intambwe ngwino. Ubundi umuntu abereyeho iki? Buse mwaba abantu mwaba mungana gutya mutazi impamvu mubayeho? Yego. Hagire n'umwarimuza, hagire n'umwarimuza, hagire umwarimuza, ariko ntihaguruka abarimu b'abadive ko ni impano nshaka gutanga. Yego, hagire umwarimu uhaguruka ze. Yego, mumfashe rwose, nshaka kumenya ubundi kuki tubayeho. Nicyo kintu dusoreje, ubundi tubereyeho iki? Hari abantu bari aho bahamanya nanjye ko tubereyeho kurya no kunywa. Barabuze. Ubundi tubereyeho iki? Umwarimu yabuze se? Ariko hagize umwarimu uhaguruka nkamwihera impano koko. Undi ko musanzwe mwigisha abantu, mwigisha ibintu byo mu Burayi, ibyo mu ijuru byabananira. Hagira umwarimu uhaguruka, kondisiyo ni imwe, byibuze abatari umudivanitsi ntazaguha igitabo ngasanga uragifite. Yego, yes, umuha amashyi menshi cyane rwose. Ndashaka undi mukobwa, ndashaka umukobwa rwose, ariko abakobwa muri computer system bagiye hehe? Ko kubumbura umukobwa muri computer system utubwira impamvu tubayeho nta uhari. Computer system nta mukobwa ari, oya na abadive rwose hoye. Yego, duhere kuri teacher, duhere ku banyeshuri, duhere kuri teacher. Teacher mwiriwe? Mwiriwe neza. Yego, reka tugushimire yuko mu myaka maze kuri iki kigo nabonye uri umuntu uzi aho uva n'aho ujya, uri umuntu uzi guhangana no kubaho no gufasha abandi bantu kubaho neza. Ariko teacher wadufasha, tubereyeho iki? Murakoze. Mu by'ukuri bitewe n'uko isi yubatse, tubereyeho kugira ngo turye, dushaka amafaranga, tuyarye, niturangiza dupfa ubuzima bwacu burangiriraho. Aha, ibintu 3 ukurikije uko abantu babayeho nibyo teacher arimo kuvuga. Abantu babayeho nkaho bashinzwe kurya. Ubwo bivuze ngo ufite ibiryo akabona iwabo babifite byinshi,
ntabwo azakora, azarya iby'iwabo. Ni ukurya, abatabifite bagakorera amafaranga, bakarya bakanywa, harimo n'akantu utashyizemo ko kwambara, bakambara, ubundi ugategereza urupfu rukazaza rukagira gute, rukagutwara, filimi ikabigize gute, irarangiye. Ariko tica, wemera yuko hirya y'ubuzima hari ubundi? Ibyo ndabyemera dukurikije icyo Bibiliya ivuga. Yes. None se ubuzima bundi bw'ahazaza umuntu azabutegurira mu isanduku? Ko abantu bajya bavuga ngo umuntu uri mu isanduku aba yitabye Imana. Imana iganira n'umuntu ari mu isanduku akaba ariho abutegurira, cyangwa ubwo buzima umuntu abutegura uyu munsi? Numva ubuzima tugomba kubutegura uyu munsi. Amashyi menshi cyane. Aha, yego, undi tuberewe iki? Hallelujah. Amen. Koreshi. Amazina nitwa Aisha Gavini, nkaba niga level 4 sort B. Ubundi ku bakristo tubereyeho guhimbaza no kuramya Imana. Ko mutamuhaye amashyi abakristo, nubwo ibyo tica yavuze natwe duhura nabyo, kuko ntabwo turi amagini. Natwe turarya, nuranyumva tica, natwe turanywa kandi natwe turapfa. Ariko twebwe tugerekaho utuntu tubiri, kuramya Imana no kugira gute, no kuyihimbaza. Nawe jya hariya, ubwo nawe urangije urwaye ruhare, egera hino, reka tubanze uyu nguyu banzuze. Yego, murakoze. Njye numva icyo tubereyeho ari ugufashanya, tukuzuzanya, kuko bajya bavuga ngo ubuzima bwa mugenzi wawe aho burangiriye, aho ubwawe burangiriye n'ubu bwa mugenzi wawe utangirira. Murakoze. mukobwa w'umunyabwenge cyane. Akantu agobetsemo murakumvise. Njyewe namaze kumenya yuko intambwe ya nyuma yanjye aho naniriwe byanze, niho intambwe ya mugenzi wanjye itangirira. Kubw'ibyo rero, kugira ngo ngire extended, ndenge bareya y'ubuzima bwanjye, nzakenera undi muntu. Kubw'ibyo rero, mu buzima umuntu aberaho gufashanya n'abandi. Jya wongeraho akantu kavuga ngo kuko ntawe umenya aho bwirageze. Uri umukobwa uzi ubwenge, jya hariya. Kandi ubu ngubu mu myaka, mwibaze niba afite iyi myaka, afite ubwenge bungana gutya, mwibaze ngo mu myaka 25 azaba afite ubwenge bungana gute? Abahungu mwajya gushaka abakobwa, ukabanza ukareba umuntu witeye ingoyi zitarize. Yego, egera hino, tuberewe iki? Murakoze. Amazina yanjye ni Gatesi Joyeze Naome. Njye uko mbitekereza ndabivuga mu buryo bubiri. Mu buryo bw'umubiri, ubundi nk'uko tica bivuze, tubereyeho kurya no kunywa no kwishima mu buryo bw'umubiri. Ariko mu buryo bw'umwuka cyangwa bwa gikristu, tubereyeho guhesha Imana icyubahiro. Murakoze. Murakoze cyane, egera hino. Mwaramutse. Ngiye kuvuga kuri iki kibazo batwajije ngo tubereyeho iki. Ndavuga ku bintu bibiri. Mbere na mbere ndavuga mu mibereho ya gikristo, ubwo ni kuvuga mu gutegura iby'ubugingo bwacu, mvuge no mu mibereho y'ubuzima busanzwe. Kamere ku buzima busanzwe. Ku buzima busanzwe, icyo tubereyeho cya nyacyo nugo hindura ibyo twasanze tukabishyira ku rundi rwego rushimishije kurenza urwo twasanze. Nk'urugero rwiza ku gihugu cyacu, bikwiriye ko dukora cyane kugira ngo ibyo tubona uyu munsi ntaba ari byo ejo abazadukomokaho bazababona. Nabo ni icyo gihe nikigera bazakore ibyo twagezeho muri icyo gihe, bazajya hejuru yabyo. Natinze reka njye no ku buzima bwa gikristo. Ubundi ijambo ry'Imana ravuga ngo yaturemeye kumuhimbaza. Imana yaturemeye kuyihimbaza. Ubwo mu buzima bwa gikristo icyo twagakwiye kuba dukora kurusha ibindi, ntekereza yuko ari ukuyihimbaza no kwizera. Murakoze. Kuba ku isi ukayisiga mu buryo bunyuranye n'uko wayisanze, kugira ngo nuyivaho
uzagende bagushyingure ariko ibikorwa byawe bisigare byibutsa abantu ko wigeze kubaho. Nigeze kubabwira igitekerezo cy'umuntu yagiye gusohoka i Butare muri kaminuza, kandi iyo wabaga utazwi i Butare muri kaminuza ntiwasohokaga hanze ngo ubone akazi. Abandi baramubwira bati twe turazwi, nta muntu utatuzi hano. Ngo ashaka ikintu yakoze kizima arakibura, arangije baramubwira bati shaka ikintu ukora. Ashaka ikintu azakora ngo yibukwe, arakibura. Muzi ikintu yakoze? Yagiye hafi y'igitanke cyahabaga, abantu bose bahagaze aranyara. Abantu barangije bagenda bavuga inkuru bati kanaka n'imbwa ni ukumubonera yigendera. Ariko nagira ngo mbabwire, hari abantu bazwi nabi ku buryo amateka yabo azasigara ari ikimwaro. Ikibazo kuba wabaye hano muri apade ukahaca, uzasiga yahe mateka? Kuki tubayeho? Murakoze. Amazina nitwa Niyonshuti Nadine, nkaba niga computer system level 4. Ngewe numva kuba tubayeho mu buryo bwa gikristo ni kubw'isezerano dufitanye n'Imana n'urukundo dukunda. Mu buryo busanzwe nyine ni ukwishima, nicyo kintu numva gitumye tubaho. Yego, murakoze cyane. Muri aba bantu ni abantu bangahe? 6. Mwarimu, yego. Aha, mwarimu araje rero, sibyo nahoze ndimo kuvuga? Yego teacher. Haleluya. Nshimiye Imana ko inshoboje kugera hano. Nanjye ngiye gusubiza, ariko ngiye nkunda kuvuga nkoresheje icyanditswe. Umurongo wa 10 yatubajije ngo Imana yaturemeye iki, sibyo? Kuki tubayeho. Umurongo wa 10 haravuga ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kugira ngo tuyigenderemo. Hari umwana wasubije ngo twaremewe kuramya Imana no kuyihimbaza. Reka nsobanureho gatoya. Hari amadini amwe azi ko kuramya Imana no kuyihimbaza ari kugenda tukaririmba nk'uko yabivuze, tugasimbagurika, abandi tukamanika amaboko, tukaryama hasi. Ibyo biratandukanye. Nabyo biri mu buryo bwo kuyiramya, ariko kuno kuramya Imana yavuze n'ubuzima. N'ubuzima tubamo umunsi ku wundi, mu mibanire yacu na bagenzi bacu, mu migendere yacu no mu mikorere yacu. Ibyo bikorwa dukora, iyo ikintu cyose ugikoze kubwo kuramya Imana, icyo gihe uba uri mu mugambi w'Imana. Ariko iyo ushobora gukora ibikorwa byiza ari show up kugira ngo abantu bakubone, icyo gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo ingororano yawe uba wamaze kuyibona. Rero ikintu Imana turemeye ni ukuyiramya no kuyihimbaza, ariko biciye mu buzima tubamo bwa buri munsi. Murakoze. Aha, impano rero aba bantu bose batsinze. Guturuka hano kujyana, ndabemerera igitabo cyitwa ibisubizo by'ibibazo byawe. Muhire abanyandikire. Teacher uyu ndamuha Bibiliya. Mushiki wanjye uriya adusobanura ikintu gikomeye, ari naryo bumbiro. Imana mbere y'uko iturema yari yarapanze imirimo myiza yifuza mu bantu. Iyo mirimo myiza rero yayiremeye muri Kristo Yesu, kugira ngo umuntu ufite Yesu azarangwe n'imirimo myiza. Arakoze cyane. Mushiki wanjye ndaza kuza kumwegera kuko Bibiliya yarayifite. Mubwire amitiremo igitabo yumva akunze, noneho icyo gitabo nzakimushyikiriza. Imana ibahe umugisha. Dusoza, Bibiliya ntagatifu dufitiye igisubizo. Bibiliya ntagatifu ifite igisubizo. Umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13 n'uwa 14. Bibiliya ntagatifu ifite igisubizo.
inzira zose uzacamo Imana izareba yuko zari zifitanye isano n'inzira yayo. Ukuri kose uzizera Imana izagupimira ku munzani w'ukuri kwayo. Ubugingo bwose uzacamo ukibwira ko urimo kunezeza umubiri, ukanywa, ugasambana, ukiba, ukajya mu muziki, ukajya mu kabyiniro, ukambara rwose umubiri ukawuhindura, Imana izapimisha umunzani w'ibyangombwa by'ubugingo buhoraho, irebe ko waba umuturage wava mu isi ukimukira mu ijuru. Nsoza Umubwiriza 12 umurongo wa 13. Umwanzuro muri make rero, ujye utinya Imana, cyo ni icya mbere, kandi ukurikize amategeko yayo, icyo ni icya kabiri, nicyo umuntu abereyeho. Umuntu abereyeho gutinya Imana, bigatuma atarya ibibonetse byose. Gutinya Imana bituma umuntu atanywa ibibonetse byose. Gutinya Imana bituma umuntu atajya ahabonetse hose. Gutinya Imana bituma umuntu atizera ibibonetse byose. Kandi nanone Bibiliya ivuze ikintu cya kabiri, ukurikiza amategeko yayo. Aya ngaya twabonye 10, nicyo umuntu abereyeho. Koko rero Imana izahamagaza ikiremwa cyose. Hari umunsi wa raporo uzabaho, buri muntu wese aziyitabira Imana ku giti cye. Imana izahamagaza ikiremwa cyose, igicira urubanza ku byihishe byose, ari ibyiza ari n'ibibi. Nshuti zanjye, kubaho kwawe kwaranzwe n'amahano. Kubaho kwawe ntiwigeze wubaha Imana, ntiwigeze uyiha agaciro, ntiwigeze wambaza umwami Yesu ubabaye, wagiye ushaka igisubizo kivuye muri we kitavuye mu Mana. Wagiye ubuzima bwawe butagaranya, Satani arabwigarurira. Ariko uyu munsi Imana irashaka kongera kukubeshaho, Imana irashaka kukubyutsa, Imana irashaka kuguha imico mizima. Imirimo uzagenderamo Imana yarayiteguye. Ngwino wakire umwami Yesu aguhindurire imirimo miba yigizeyo, aguha imirimo myiza ugenderamo muri Yesu Kristo. Ngwino umwami Yesu aguhindurira hazaza. Emerera Imana. Kubaho byakubereye ikibazo, n'ibyaha byinshi ukora ubiterwa nuko kubaho kwawe utakubona, ariko mu ijuru hari Imana igiye kukubeshaho. Muri uyu mwanya ndashaka kureba umuntu nashaka bumwe uvuga ngo mwami Yesu, muri iki gitondo nongeye kukwiyegurira, ngiye kubeshwaho no kukubaha, ngiye kubeshwaho no gukomeza ijambo ryawe, kandi nzi neza yuko unyifuriza ubugingo. Mana, eza umutima wanjye nk'uko ijambo ryawe ryera, undinde kwiruka inyuma yawe gusa nk'uko Yuda yakwirutse inyuma akabura ubugingo. Ninde muntu uraha ushaka guhindurirwa amateka, ushaka guhindurirwa izina, ushaka guhindurirwa imirimo, ushaka guhindura icyerekezo, ushaka guhindura imisengere, ushaka guhindurirwa umutima? Tera intambwe ze dusenge niba uhari. N'ubushake bw'Imana bwo kugukiza, iyo bihuye bibyara umusaruro. Haguruka, Yesu aragushaka, banguka. Ngwino banguka. Imaganza, uyu munsi ntukwiye kuba umunsi wo gupfusha ubusa. Uyu ni umunsi wo gufata ikiganza cyawe ukagishyira mu kiganza cy'Imana. Nubwo bikomeye, komeza nta kabuza. Hari indirimbo nifuza nabahaye, iyi ndirimbo ndifuza ko buri muntu wese ayitega amatwi. Nshuti zanjye, mutambuke twiyegurire Imana, ubuzima bwacu tubushinganishe mu biganza by'Imana. Ngiye, minota yacu yarangiye, mubanguke mutere intambwe mwihuta. Wowe ushaka guhindurirwa amateka, iyo ndirimbo muyitega amatwi. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Imana Data wa twese, umuremyi waturemye udukuye mu bitekerezo byawe,
ukemera ko tuvukira mu miryango yacu, uhabwa icyubahiro. Reka tugushimire ko wemeye ko ijambo ryawe ritugeraho mwami. Tugushimire ko waduhaye amahirwe yo kumenya ko wadukunze tutarabaho. Tugushimire ko waduhaye umwana wawe Kristo ngo adupfire, aducunguza amaraso y'igiciro cyinshi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iki gitondo dupfukamye ku ntebe y'ibirenge byawe, twizera kubera hose icyarimwe. Turagushimira ubushake bwawe, turagushimira icyubahiro cyawe mwami Imana, wemeye ko kiba muri iki kigo, ukemera ko mwami kiganza kinakanza muri iki gitondo imitima yacu, tukaba twumvisha ukuboko kwawe kuyikoraho. Uhabwa icyubahiro. Tugushimiye cyane uburyo urimo gukoresha umugaragu wawe, ukamunyuzamo ijambo ridukiza. Abadupfukamanya ahangaha mwami, barimo bafata icyemezo cyo kuva mu bibi bashaka kukwiyegurira, abahagaze bashaka kukwiyegurira. Umuntu wese mwami Imana mushyize mu gituza cyawe, ngo mubyeyi mwiza ukomeze kubana nawe. Ibitekerezo byacu byihana bikomeze byihanire kureka, maze niduhindukira izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imbabazi zawe nyinshi zikomeze zibane natwe, kugira ngo iki cyumweru cy'amasengesho gikomeze kigende neza. Data mwiza, icyubahiro cyawe gikomeze kwiganza mu ngeso zacu, kugira ngo zihinduke. Abahungu n'abakobwa bari imbere yawe bahindurwe nawe, kugira ngo imiryango yabo ibagirireho umugisha. Iki kigo gihe umugisha wawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ibyishimo n'umunezero, n'umunezero utarondoreka. Ibyishimo n'umunezero, n'umunezero utarondoreka. Ibyishimo n'umunezero, n'umunezero utarondoreka.
Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14